Alright guys, uyu munsi turi kuvuga ku bintu by'ingenzi cyane. Tugiye kuvuga ku buzima bw'umudiaspora muri Amerika. Cyane bwo hari ubuzima bw'ahantu hatandukanye no mu bindi bihugu, but mostly hano dutuye in the US hari ibintu byinshi biba mu buzima bwacu. Then ibyo bintu nibyo tugiye ku addressinga with me and Kefi. Yeah. Then wenda namwe muratubwira uko mubyumva mu comment, mu byumva tubiganiro, just ni topic yo kuganiraho tukungurana ibitekerezo. Kandi ibyo bintu bimwe bijya birangira hari byangirije ubuzima bwacu cyane. So uyu munsi let me do this introduction. Reka nzane umuntu hano atubwireho akantu gato agastory none turahita tumenya ibintu tugiye kuvugaho, right? Yeah. So mfite ku murongo hano umuntu ugiye kutwibwira atubwire wenda kuri experience ye gatoya, wenda yatangira atwibwira amazina ye naho aherereye, noneho ndahita mubaza utuntu tungahe kugira ngo mumenye ibintu turi kuvugaho today. Jolie, twakwakiriye. What's your name? Uherereye he? Murakoze cyane, nkuko ubivuze nitwa Jolie. Mpereye muri Forward, Texas. Muri Texas. Muri Texas umaze igihe kingana gute? Imyaka 9, nzuze 10 mu kwa gatanu. Uri umuturage wa Texas. Niho wari utuye kuva kera? Ntabwo nigeze n'uyimuka. Texas irambyemo kabisa. So niho ako haba n'amafaranga. Texas haba amafaranga. Ni nk'ahandi hose. So Jolie, impamvu nayiguhamagaye ndi kugira ngo nkubaze kuri ibi bintu tujya tubona abantu bari gupostinga cyane online, bakatubwira ngo hey, ngo muze mukorera amafaranga, abandi ngo muze mukorera amafaranga mwicaye mu rugo, ngo hey, ukuntu wakorera amafaranga uryamye iwawe, hanyuma bakabikora. Ntabwo tuzi wenda ukuntu bijya birangira, kuko hari ukuntu tujya tubona byarahagaze batakibipostinga, ariko bataratubwiye impamvu batakibipostinga. So niyo mpamvu nayiguhamagaye. Hari ibyo uzi? Ndabizi cyane. Okay. Naroge ubifiteho experience. Itari nziza by the way. Yeah. Gatubwira ukuntu byagenze. Uko byagenze nkuko bivuze, baratubwira ngo hari business ihari yo wakora wicaye mu rugo, but business yose ushora amafaranga bifite risk. Yose business yose urashora, ariko hari ahantu ushora wakumva percentage bari buguhe, uko wavuga ati ahantu anytime bishobora kumbera byiza cyangwa byambera bibi. So jewe rero hari byambayeho, ntabwo ari njye nyine, ko hari n'abandi bangiye inyuma benshi. So njya muri business ngo yitwaga SGM. Yego. Noneho ndashora, nashoye 4, nukuri birampira, ntangiye gushekerwa nshiramo indi account, mbona biri kugenda, ngo niko na posting nayishiraho 4. Nayishiraho 4. Noneho mbona hashizeho promotion, ndongera ninjiza indi account, muri make nari mfite account enye niba atari 5, I think iko ari enye zose z'ibihumbi 4 bivuze ngo ubwo ni nka 16. Bagize bashira kuri promotion ya nyuma nayishoyemo 2600, I think. Ubwo yose hamwe washoye nkangahe? Yose hamwe byari nka 12 gutyo cyangwa kurengaho gatoya. Ibihumbi 12. Yego. Okay. Narakoze kuko hari benshi nayishishikaga nkababwira mujye kujya mujye muri iyi gutyo, iyi ngiyi iri gutanga menshi, bakanje inyuma. Hari aho nari ngeze ntangiye guhembwa hafi 500 ku munsi. Itanyizamura iyo level nyishira ku bihumbi 40. Ibihumbi 40 by'amadolari? Yes, mpita mbyishura 40. Ubishyiramo? Mbishyiramo. Nukuvuga ngo harane nakuyemo makeya. Ubwo duhereye kuri bya 12 wari warungutse? No, ngiye mfata nari mfite kuri banki yanjye bwite nari nsigaranye. Shiramo ngataha ni deal iteye ubwoba. Aho nari ntangiye guhembwa ibihumbi 2500 almost. 2500 ku munsi? Yes. Aho ngaho rero umva twarakoze turakomeza turakora, tugiye kubikuza biratinda koko. Ndatubwira ngo
withdraw thing iri muri maintenance ibintu nk'ibyo bategereza amafaranga barayarejectinga barayatugarurira ngo barayaza kuyabagarurira barayagarura kuri ya account yabo ariko nsubira inyuma gato iyo nazamuyeho 40,000 narawithdrawinze birakunda 19,000 bingeraho yego ndavuga ati reka nzamure n'indi level nayo ndisubizamo yego agiye kugenda yose agendera rimwe nta natanu sigaranye narwaye depression ntakubwiza ukuri ubwo ni nkanga yagiye yose muri rusange nahombye 70,000 kuko baravuze ngo barabifunze tumanze dufungure saba umugabo 5,000 kugira ngo ufunguze kugira ngo ifungure ngo bongera dufungure tubikuze dukore ngo ni ibintu ntazi ubwoko mfa nayo agenda ubwo byose hamwe ni 70,000 70,000 by'amadolari. I'm crying guys. Nakwiyahura. Yeah. So rero njyewe sinzi ko navuga izi business ushobora kuyarya ariko abari inyuma wawe bagahomba. Yeah. Nukuvuga ngo nta kire kutitaye kuba kuri inyuma. Yeah, ntago narekeye aho ndacyabijyamo. Naringiye kumwumvira imbabazi ariko okay, ngatubwira okay. Ubwo I think ibiri addictive. Umuntu ajya ba addictive. Wahombye 70,000 birarangira ubwo okay, mbwira umaze guhomba nk'ibyo 70,000 ubuzima bwagenze gute nyuma yaho? Gasubiye inyuma nahise nogosha umusatsi navuze ndabutereka nsukwiki nta mafaranga ntago wakongera kubwira umugabo mpa amafaranga yakubwira ati ayo washize muri ayo yabika ya urumva uhita ubuzima bujya hasi pe ukayoberwa naho uri butangirire ukayoberwa bikagucanga bikakurenga so okay imache wahombye okay isomo wenda wigiyemo ubwo byatumye waruvuze ngo uracyabijyamo ariko wize indi strategy ni gute ubu ngubu usigaye ubikora? isomo nize nashishikariza n'abandi bantu gukora kugira ni ukuvuga niba winjiyemo injiramo ku mafaranga makeya utari buhombe ngurire nta mafaranga make abaho ariko arayivuga ati at least 70,000 ntabwo byabana n'ibihumbi 2 ya uvuze ngo hombye kandi ntabwo wahomba 2 ntabwo wabihomba byose ntabwo bahita bafunza ako kanya hari abo wakuyemo naho wahomba so nk'ubu rero ngiyemo nshiramo amafaranga atari butume ndira pe kandi nkirinda kwa upgrading ibintu byo kwa upgrading ni bibi kandi n'ibintu byo gushyiramo umugenzi wawe ntumubwire ngo ibi bintu biteye gutya na gutya nabyo nikosa uwo muntu nawe ntabwo ari mwiza rwose ujye umubwira ati ibi bintu anytime biragenda ushobora guhomba pe ubijye muzi ko ari ukunguka no guhomba. Yeah. Okay, urakoze cyane Jolie. Wenda ikintu ni ikintu wabwira abantu nyuma wenda kuri izi business kuvuga ati bino bintu wenda byaba byiza ubiretse cyangwa wenda umuntu yabikora ariko ubagire nk'inama wenda ushobora kubabwira mwana bireka ugakora ibindi bintu. Ubishoboye wabireka kubera yuko nuko bimeze nkaho baba bakudroze ni nka drug ukuntu kuko iyo wabigiyemo bumva kubivamo ari ibihombo bikabije kandi wanajyamo ukanahomba ariko ugakomeza ariko inama nziza ni ukubireka ni ukuri pe kuko nta nyungu yabyo nta n'ubwiramba uyakuramo akandi kakaza ukayashiramo ugasanga nta natanu uri kubika iyo nta bwenge ufite nyine nta tanu wabika ariko kuko urumva imaze guhomba ayo ngayo umushuti wanjye wangujije 1,000 cyonyine 1,000 arakiyunguza tofa naragikoresheje kandi nungutseho 5,000 pe ndayamusubizayo sigara ndi kudandaza ayo ngayo yandi so birashoboka ko wakunguka birashoboka ko wahomba iyo ubwa mbere ko byambayeho ntabwo nari nzi ngo ni ibiki numvaga ari ibintu biri legit right niyo mpamvu hashyizemo ubwenge bwinshi ariko buno ni ukuri ushobora kunguka ariko icyiza ni uko wabireka.
Juri urakoze cyane ndumva wenda mu buhamya utanze hari abantu benshi bashobora kuba bigiyemo akantu kamwe wenda byabafasha kugira ngo n'ubutaha nihagira ikindi cyiza bazamenye ukuntu babyitwaramo. Urakoze cyane kuba wowe na Brave ukabivugaho kuko abandi benshi iyo bibaye iyo bari kurya baravuga ngo ni sawa ariko ibyapfa ntago bongera kubivugaho turababura. Icyo bakwirinda ni upgrading ujya mushiramo makeya yahomba nturire kandi wirinde no upgrading gushishikariza abantu kubijyamo sinavuga ngo ni byiza ariko nanone si bibi ni case wabasobanuriye ko ibintu bimeze uko ugiye inyuma azaba azi ko ari risk agiye gufata. Alright, urakoze cyane Jori kandi uhaha uronke naho uri n'ibindi bizacemo ayo mafaranga agaruke. Thank you so much. Rumvise uzingiye ikintu nanga kuri ibi bintu uzingiye ikintu nanga kuri ibi bintu ni ukuntu umuntu aza akakubwira urumva akubwira ngo hari business yaje ngo inujyemo ni gutya na gutya ariko ntakubwiza ukuri akubwira ukuntu biri legit ukuntu ari business ubundi yaza ko umuntu yazaga akavuga you know what ibi ni ibintu bimeze gutya na gutya urashaka kubijyamo ukunguka ariko kandi urashaka no guhomba bakaba honest apana kuzababesha abantu especially bano babyeyi bacu our moms batari bugende ngo bonyine bakore research bamenye ngo ibi ni ibiki this babijyamo bazi ngo abonye business abonye uburyo agiye kuzajya akora amafaranga atenze ajya mu kazi no bamwe barese n'utuzi twabo baricara ngo barimo barakora utuzi ngo twa online clockinga in bagiye bakulokinga out clockinga in we I don't know bagiye bakulokinga out cyo bakulokinga in gusa no bagiye clocking out. Okay, before we jump into this, this is a very serious topic, guys. Very so serious. Reka mbere yuko twinjira mu kiganiro neza tugiye kubivuga ndashaka guhamagara undi muntu umwe nawe atubwira kandi experience kamwe reka ndere bamubona none duhite tubiganiraho ndikumva n'aba abadukurikiye ko bari kumva ibintu aho turi kuganisha barahazi let me see if I can get this person nawe atubwire experience urumva wa mbere atubwiye hombye ibihumbi 70. That's a lot. Iyo ni inzu iyo sinzi muri Afrika na hano yaba deposit urumva niba amaze imyaka 10 muri Amerika urumva ayo mafaranga yagiye yasevinze gake bimugora ariko reba ukuntu yabuze just like that. Okay, I think all right, it's okay. Ngo arahagije sha utari bwumve ariko ukankubwira abantu benshi byarabafashe bino bintu pe especially ingiyi irimo iravuga ngo buko na iri muri menace yafashije abantu benshi ari abantu benshi babaye able kwishura ama bills yafashije abantu pe ariko ngiwe I feel like niba ugiye kujya muri ibi bintu bijyemo apana igitangira ariko wenda igeze hagati kandi apana igiye kurangira cause bino bintu biraza kandi bijya birangira muzabimenye ko bijya birangira. Okay, ikintu cya mbere wajya bubazi ko bitaranye. Okay, reka ugomba kubyishiramo ko bizarangira. Turi kuganira ku ma business ajyaza cyane ku bantu babimukira iyo baje hano muri Amerika baba bashaka amafaranga dushaka gukira vuba kwera ko wenda tuba twarabaye mu buzima bugoye tuvuga ngo noneho tugomba gukira byanze bikunze bayita American Dream ubwo yavuga ngo yarapfuye American Dream nta igihari Bana ngo nta igihari nta yabaye no irahari American Dream is there. No, American Dream is to get married, buy a house, ubyara abana babiri and a dog. That's the American Dream. But then ntago jya babwira so mortgage ntago babwira ukuntu bigoye ku ano matax ni byose that's ntago biri real. Ni inzozi zo kuba umunyamerika gukira gutera imbere. Noneho cyane kubimukira hari uburyo dukorera amafaranga tuba dukora mu makampani dukora ubuzima bugoye hanyuma tukabona nka link katubwira hey nabonye iyi deal irimo amafaranga tubikore gutya ora clockinga in gusa hanyuma akaziyo kavuga biragenda bite nkuyo aturafunguza konte ushyiramo amafaranga none ayo mafaranga bazajya baguhaho buri munsi paka ikintu cyambere wakwibaza kuri icyo kintu ni iki kubaza bazayaguha kugeza ryari ndumva ari yo legit question kwibaza niba ari 35 ngo buri munsi bazayampa kugeza ryari ntago izi business ari ubwa mbere ntago ari uyu mwaka 2024 cyangwa 2025 zije bwa mbere ndumva
nk'iyi scam ishobora kuba ije ari nk'iya gatanu gutyo. Hari izindi zabanje ndumva abantu benshi baragenda babyibuka wenda batwibukiranya. Sinzi hari izuzi wowe? Umva ngereka nkubwira I feel like abantu bajya muri ibi bintu ni abantu batagira ubwo bacanga se like koko ngiye nkunda amafaranga cyane. I don't think yuko hari uyu yavuze ngo ushira amafaranga atazakuriza. Sinzi amafaranga atandiza. So I feel like impamvu ngiye ntabijyamo nuko amafaranga yanjye yose nakoreye nyakorera yangoye ntabwo mbona ukuntu atandiza. Ako nawe nuko utabushaka amafaranga. Hari nabandi barijyamo amafaranga menshi cyane. Arabana twatangiranye yes arabana twatanye bambwira ngo yino tangira bikora ubungu rwose umva babaye success umva barayakoreye pe ariko ngiyewe nanga kujya mu bintu ndasobanukiwe like uramutse usobanuriye nkamenya okay ibi nibikingiyemo okay ariko ubundi ntago basobanuraga baravugaga ni ngiye kuvuga ryazina yego nika ntago tuzi nyirabyo ntago bajya muvugisha ntibamuzi namuvugisha ntibazi isura ye ubwo se nuntwara amafaranga nzamenya ngiye kurega hehe nzarega kandi ntazi nyirabyo. Muri 2020 hari yabanje banza yitwa miliyoni ya sako iyo turabivuga noro bavugaga ngo uratanga 1,000 uza n'abandi bantu 10 batanga 1,000 bahite baguha 10,000 urumva utwaye amafaranga y'abandi bivuze nyine uburi guhembwa y'abandi so yari imeze gutya yari yubatse nk'ikiziga uwabaga urimo imbere mu kiziga ubwo abantu bari gushushanya uruziga wakoraga ruziga ukazana abandi bakajya muri urwo ruziga inyuma rero uko mugenda muhana bagucuma ujya imbere wageramwo hagati ugahita uhembwa 10,000 niyo mpamvu yitwaga miliyoni ya sako so noneho bivuze ngo nazanye 1,000 nabona abandi bantu bari gutanga 1,000 batabanga 10 nabo baza undi yaza n'undi muntu uri gutanga 1,000 bagahita baguha 10 ubundi aho ngaho ugomba kuba mu bambere bivuze ngo abambere barayabona abanyuma nibo bayaluzinga no abanyuma niyo baluzinga kubera ko nta uyu muntu uri murabikora ntabwo yakoresha amafaranga yo kubishura arimo arakoresha amafaranga y'aba bantu barimo barinjira urumva wanyuma azabura amafaranga kwa rero iyi business bazita Ponzi scheme wari uzi kuri yitwa ya Ponzi scheme ni uburyo bwa business abantu bataba bafite igicuruzwa ahubwo igicuruzwa ari abandi bantu bagenzi babo mwebwe muri igicuruzwa aho kugira ngo byumvikane neza babishyiraho bavuga ko hari ibintu bacuruza runaka ariko bidahari ntago bihari so biterwa ubwo rero barahonga ngo turatugari ngo turi downtown ngo nutwa natuba duhari ubwo hari ibi bintu n'ibintu bimaze igihe hari abantu bagiye bakora izi business bagascaminga n'amabanke izo nkuru sinzi abantu bisearching barahari ndumva Ponzi scheme ya mbere yabaye hano yari irenze ngo yari abantu bari gutanga kugurisha amabanke ukabagurisha amabond none ngo bakaguha bond sinzi niba ikintu nabivuga no gufata nk'iki bond is like ni impapuro zihesha ubutunzi mbese nk'inguzanyo noneho n'abakire benshi babijyamo barahomba so rero ntabwo ari ibintu bishyashya niba ari biba ku muntu uri hasi ntakagire ngo nuko wenda atazi ubwenge arinjije no ahubwo ni system iba yakoze ariko kandi bino bintu biri addictive yaza kuba bashiragamo ibyo 5,000 then agatangira kunguka akarya ya nyungu ye nta kibazo agakomeza nyine akagumana kurayo ariko uzi kibazo abona yatangiye kurya akavuga ati yo niba narashizemo 5,000 nkaba ndimo ndabona ibaza nshizemo 10 agafata 10 kumbe nishiramo 10 gutya reka mfate 20 ni gutyo bagambolinga that's gambling wakwanga 100,000 no ntabwo wakwanga 100,000 uruvuga ati ndakora ku buryo nzakira so urebe no kuri chat zaba hari chat nabonye nyine y'uburyo amafaranga yunguka hari aho nabonye ushyizemo 10,000 barakwerekana amezi niba amezi 20 ku buryo mbese ari nk'imyaka 2 narabaze mbona ni nk'imyaka 2 n'igice 10,000 ukazaba ufite 125 mbona handi ishyizeho 100,000 mu myaka 2 n'igice nyine muri ayo mezi navugaga waba ufite 3,000,000 n'ibindi ndumva afite iyo chat none bavandimwe 100,000 ukabona 3,000,000 urumva ibyo bintu bibaye iyo nyungu ntago ibaho ku isi wase ninda ahubwo uri buhereza utuntu tungana cyangwa akaguhereza all this like ese ntago bajya bitekereza iwe se yazigumanye ayo mafaranga yagumanye iwe se ntayashaka neza ku isi bashaka kudutanga amafaranga you know
I think nigute no umva muri lockdown ari ukuntu bahamagaraga umuntu bakamubwira ngo wawininze amafaranga naya ngo hereza ngo 1000 ngo turakohereza ngo 500 usikora abantu babikoraga ngera umuntu wamagara bimbwira kandi akesha kunze kuba ari accent y'umuhinde ubundi nuzumva accent y'umuhinde uzagiye utukupa telefone I wanted to show you chat okay turabireba so rero ibyo bintu ni navuga ko n'ubuteka mutwe icyo nicyo cyambere so bareba ibintu bigezweho tuvuge niba ari utugare urumva ni business wasobanura umuntu akabyumva hari indi yabaye muri Georgia uyu muntu navuze niwe nashaka kugira atubwire ku yabaye muri Georgia yari iyo gucuruza zahabu urumva zahabu gold buri muntu wese arabizi ko ku isi zahabu ni ikintu kigira amafaranga nta muntu utabizi no bavugaga Golden Way niko yitwaga iyo company baravuga ngo bajya gucukura zahabu muri Congo muri bino bihugu bigira zahabu muri za Mali South Africa bakayicukurira hanyuma bahaye igishoro bakaguha ku nyungu so ibyo bintu birumvikana ko tuzi ko zahabu irahenda irunguka nta muntu utabyumva no baguhaga certificate ivuga ko uguze zahabu ubwo washoraga 1000 ibihumbi 10 ibihumbi 100 none se ariwo bicaranye bakandika contract mukicara nka business ukabona umurimo muravugana mugakora contract hakabaho abaloya gusinya none se yongeye ni business nyirayo nese ni gute ushora mu bintu utazi bakakubwira ngo bazajya kugurisha ngo utazi n'umuntu uzagiye kugurisha bakwereka ngo hari company yanditswe iri muri Amerika bakakwereka urupapuro ko yanditswe ariko reka nibutsa abantu bandikisha business barabizi business uri kuyandikisha hari kujya kuri secretary of state ntago bakubaza nta kintu bakubaza you just kuba wandikisha business no kugira certificate yo gukora ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye sinzi abantu bajya bamenya kubitandukanya iyo wandikisha business n'ubu akakanya byatwara nk'iminota 3 najya hano online ngatabyandikisha business it just to write it noneho yuri gukora iyo business yuri gukora ugira certificate y'iyo business imwe bamanika ku muryango niba abantu bajya binjira muri niba ucuruza ibirayi hari certificate iri iriya rero niyo igaragaza ko wemewe gukora so rero iriya nta muntu ubizi ndetse wo bakwereka business yacu yanditswe muri Colorado but umuntu ashobora kwandikisha business agakora ibintu bitandukanye n'ibyo yandikisha so rero iyo company yari yanditswe ngo kandi zose bazanditswe mu bindi bihugu icyo nacyo abantu bakimenye mu bihugu by'Abarabu hehe niho ziba ziri so iyo ngiyo yari iri muri Saudi Arabia abantu batanga amafaranga muri Atlanta abantu badukurikiye ndumva babizi baruzi amafaranga ko ikintu cya mbere bakora batanga ikizere abambere bakabona amafaranga none wanyereka ati nashyize mu ugomba kujya mu bambere ugomba always kujya mu bambere none se abandi uzanyemo kuki wabazana muziko bazahomba urumva none se ngewe niba bantumye abantu 10 nzi ngo niko ndahembwa kwa ko nazanye abantu 10 niwe nta bwenge ufite nkaza nkakubwira nkabona uremeye why ntari ubikore nyine mpamvu nyine umuntu agomba kumenya ati bino bintu ngiye kujyamo wewe nyine ukamaking your decision ntago ndi muntu yagumaking your decision ntago umuntu agufitiye imbabazi ngo arareka arabona amafaranga kwa ko yakuzanye so ari bukora ibishotse byose akumvisha ukuntu kose uziko abantu banakoreka bank account zabo kugira ngo wemere winjire ibaza umuntu ukoreka amafaranga ahembwa kugira ngo just wemere akuzane ngiye barabinyeka nkabwa umva komeza urye amafaranga ndabyishimiye I'm happy for you we nyine ntago ushaka gukira ngiye ndakomeza clocking in and out ntago ndi bu clocking in gusa ndi okay no guclockinga in kana clockinga out nukuri kuvuga gutya ariko dufite ubuhamya bw'abantu babonyemo amafaranga menshi yes nibyo navuze abantu barayabonye amafaranga bakwishuriye rent for months hari abantu bya benefiting birahari hari ababona amafaranga ariko ni gute wakwirinda ko kugiraho ingaruka nk'izi nk'uyu nguyu twavuze kuza mu bambere kandi ugashiramo make nise abantu bose baba bambere okay then shiramo make you know what I mean shiramo make urumva waruzinze nkuko yabivuze uno mugore waruzinze 2000 n'umuntu aruzinze 70 biratandukanye kandi ukirinda kuba addicted n'ibi bintu nukumve yuko okay bamaze kuma 500 reka mbisubize murere kansubize mu kandi n'ikindi ukuntu yaruzinze 70 ariko nuba aracyabikora no kandi n'ikindi ukanishiramo yuko bino bintu bizarangira ndashobora kugira ndashobora kunguka ndashobora no kuluzinga kugira nibibaho bizaba ari ibintu wari wariteguye ko bishobora kubaho unabijyemo uzi ngo bino bintu nibikingiye mapana gusa gupfa kugenda kwa kumvisha abantu bose umva mwari mutugeza
Okay. nta cyumweru cyashiraga umuntu atakubwiye ngo waje muri iyi ngi Yeah. nkabwe se ntago mwe So, mwarushe urumva batagetinga abantu cyabareba abantu babimukira abantu batazi system ukuntu ikora nibo urumva babijyamo cyane kuko ntago uri kumva ko atari byo. So rero ikibazo gihari ni iki? Why abantu bakomeza hakazi imwe bakaribwa hakazi ya kabiri bakongera hakazi ya gatatu still abantu bagakomeza bakabikora. So ni bari addicted. Ese mugira ngo addiction iba gusa ku bintu by'ubwenge wa like addiction ni ikintu cyose stopping kandi kikwereka yuko ari kibi. Like it's bad ariko murakomeza kugikora kubera ibya bindi wabonye abandi bino bintu byo kureba abandi none bano bamuhaye imodoka we no baherezaga imodoka cyangwa se ama office akatuva ati kwa kurumva bajya kugiye cyo gweza office n'imodoka warazanye I think abantu benshi right ari ahantu ugeze arya ngo babaga bageze ngo kuri manager target ya mbere ni ukuza n'abantu ntago nibo bambere kuko uzanye amafaranga gusa ntago babyemera right okay so rero bakomeza uri gucuruza abantu urimo uracuruza abantu urimo urarya amafaranga y'aba bantu umuntu urimo urahembwa amafaranga menshi bimenye yuko uyu muntu umwe murakorana uyu mu CEO wanyu ntabwo ari urimo urayabaha urimo urarya abandi bamo barashiramo then ijana banyuma cyangwa 500 banyuma that's umuntu yazanaga ngahe yarazanye abantu 300 nyuma y'umuntu hari abantu 300 yarazanye ubwo bivuze yazanye abantu 300 so ngatubwire birangira gute ubundi ni gute ni iki gituma birangira niki gituma birangira uwo muntu wabonye amafaranga arashaka uriya wabiteguye ruvuga ngo umuntu wateguye iyi business yageze ku gihe abona atangiye kuruzinga amafaranga menshi stopping ahita bihagarika none wibuke ntago uzingo yitwa nde ntago uzinga akorera he urarega he ntaho urega uzi ikintu kibabaje batangira sasa yo kujya kuri babandi bafite ama office ni we wanzanye ni we nawe ufite uwo wazanye nawe akuzeho koze mwese mwasubiranamo mushatse gusubiranamo mwese hari uwo wazanye nawe wakuzanye nawe ari uwo wazanye nawe wandi ufite office it's just that yarari so great yazanamo benshi cyane ba none bizagenda gute bazifunge mva mu muzifunge bataraza kubataka muzifunge hakiri kare na ya mamodoka yanditseho mugende musigeho irange ry'umweru batarabataka nta muntu turi kwataka kuko ni business choice y'umuntu kandi wenda arabo bigirira akamaro ariko turi kuvuga ku ruhare cyangwa se ku ngaruka mbi bigira kuri community dufite ibibazo byinshi dufite ibibazo by'ubukene dufite n'amafamiye yacu tujya dufasha even abenshi ndakeka ubuzima bw'aba immigrant tuba tubihuje dufite imiryango mu bihugu twavuyemo dufasha no kumva ko wataye ibihumbi 70 muri business kandi uri kubikoresha ibintu byinshi bifasha umuryango wawe kuri community muri rusange uteranyije amafaranga babuze ibyo bihumbi 70 wanabitangiramo business legit so birababaje rero ari ibintu bibabaje utumenya yuko biri fake that's a lot okay mugisha rakoze that's a good input ni ukuvuga ngo ndeka gukora ikintu cyaguhungabanyiriza ubuzima burundu wenda kuko twemera ko ubuzima bwose no gufata risk no gufata risk ni iki mu Kinyarwanda no gufata iya mbere ugakora ikintu runaka kwemera ko ushobora guhomba kuko udafashe risk n'ubundi nta kintu wageraho icyo cyo turacyemeranyaho ariko risk ikwica urumva yo ntago ari risk ni bizarangira wagiye so rero nk'ibyo avuze niba ari nk'ibihumbi 2 ntago byakubabaza cyane ibihumbi ariko hari nk'ubu nk'iyi nkuru y'umumama bambwiye ya savings ibihumbi 18 akora amasaha 4 ku munsi umukecuru amasaha 4 ku munsi housekeeping bandi bakubura muri company yemerewe amasaha 4 gusa niyakora ayane urumva mu myaka maze myinshi kugira agire 18 nawe urumva igihe ya saving amafaranga abana be baramwereka ati mama hano twabonye zahabu mwagiye mureka kushira mama wanyu muri kandi mwibuke abavyeyi bacu baratwizera iyo mubwiye ikintu ajya hita abyemera bura uje mu rugo ukabwira mama ngo akore iki ntago yabyemera ariko umubwiye ko ari umwa ubimbwiye nkabimubwira yabyemera so rero bo mukecuru avuze ati mahana ba ni kuri cyo bimeze reka tubikore abashyizemo amafaranga 18,000 ya ndiyo se saving yose
ndetse bari bamweretse ko byunguka bari kuguhereza ngahe buri munsi bivuze ngo nyuma y'ukwezi nzaba nayabonye no wamwibwiye ko ibi bintu birizewe bimeze neza why not none niba byizewe se nje nibyo nanga muzajye muvugisha ukuri birizewe bigizewe hawo ndetse umaze kwereka umuntu yayakoreye wamweretse umuntu bahaye imodoka none urumva uwo muntu yapinga gute but then before you uvuga ati bino ntabwo tubizi sibyo ntabwo tuzi nyirabyo ntabwo tuzaho bizarangirira bijyemo ubizi umuntu abijyemo azi ngo you know what nibiramuka bigenze gutya barabimbwiye nabigiyemo mbizi ikibazo gihari ibyo wabibwira abantu niyo wagira uti ntabwo babyumvaga kibazo ntabwo tuzi kuvugisha baravugaga ngo ngo ndabizi nibyo wamusobanurira ko ngo bizarangira ndamubwira bino bintu bizarangira bahita bavuga ngo ngo ni ishari mufite ngo mwe mwana ugira ishari ry'ikintu utakora ariko ikintu wakora ntabwo wakigirira ishari it's just that urumva nakubwira kuri uwo mukecuru urumva agahinda yagize depression ntabwo akiva mu nzu abantu benshi Esther rero umuntu twatuma turavugana arimo aramireza nuko yavugaga Igiswahili simbyumve yararimo aramireza ari kurira nakufa niwe ndapfuye birababaje rero mwabantu ibyo turi kuganiraho none ikindi kibabaje muri ibi bintu bijya bituma n'ibindi biri legit ibindi byanyabyo abantu babona ko ari scam kandi ibyo ari by'ukuri tuvuge ngiye kuyivuga nka life insurance tujya tubona abantu benshi bacu bari kucuruza ntuza life insurance irakenewe ni ibintu biri byo ariko kubera ko twakoze scam nyinshi twakoze ibintu bya fraude byinshi nayo abantu benshi bajya banga kuyifata bavuga ngo ni scam wenda kandi community yacu iri muri community dukeneye ubwishingizi bugahita bujya muri hamwe n'izindi business zapfuye ku buryo nk'abajya bajya kubibabwira bakavuga ati ngo nawe uje kutubesha ntibabikore so birababaje ni ukuri so ikintu twavuga wenda kugira ngo turangize no kuri iyi ngingo ariko ni ibiganiro bigikomeza n'abantu muri comment mutubwire experience zanyu ikintu dushaka kubwira abantu kuri abajya bapostinga ngo tukore gutya nibijya bipfa bagiye bagaruka babwira abantu byarapfuye byibuze wigishe n'abantu babwire ati bya bintu byarapfuye ariko niba ugiye muri business ntabwo uzi nyirayo ntuzahikorera ntabwo uzi nta contract wa signinze none ikindi kintu nkubwira kandi kamwe amafaranga iyo wakoresha muri la business ntago bayashyira muri cryptocurrency aya mafaranga yo kuri internet kugira batazaya tracking niyo mpamvu biri illegal kubera ko ubishize mu buryo bwemewe IRS yakubaza ni gute wakora amafaranga nakaye kazi bakagusaba zino mpapuro that's ibintu byose cryptocurrency bari gushyira muri UTC yani USDT can you imagine business zose nicyo zihuriye bakoresha cryptocurrency kuko kugeza izi saha aya mafaranga yo kuri internet cryptocurrency umuntu utayizi ni amafaranga yo kuri internet kugeza izi saha nta guverinoma irabasha gushyiraho regulatory yayo ngo bashe kuyaregulariza ntabwo byarananiye nibyo bikwereka ko ibintu mwakoraga bitari legit niba uta providing IRS we providing ntabwo biri legit ntabwo ari ukuvuga ngo iri legit I'm saying like niba business murakora atashaka kwishira ngo ufate amafaranga utware muri bank utanga imisoro ikintu utari butange tax bavuze ko batangaga ngo yo kurega mwayiherezaga ngo baguha 1099 mwabaga murayahereza nyirayo nta mafaranga nta tax mwatanga amafaranga muri Amerika ntago ndi mu bintu by'imisoro ariko nzi kwitegeko rivuga yuhembwa amadolari arenze 600 ugomba kwishyiraho umusoro sibyo ubwo niba warishyuye rent amezi arenga 5 uri gukorera ayo mafaranga utishyura imisoro ntago byemewe illegal sinkabira bya Arizona bireka kandi byari byemewe iki none ko mworashaka kubafunga niba byari byemewe hawo arababikoze byemewe barayafite cyangwa bafite kuyishura ntago mbizi I think urimo urashaka kubabebinga mwagiye mu bintu mukora ibintu biri illegal kino gihugu ikintu cyose ukoze kirakugaruka kandi uzi ibintu bajya bakora barakureka bakagira ngo ntabwo barakubona sibyo barakwihorera igihe wazageza amount bumva yuko
uzishura neza urimo urastruggling and then bakabona gutangira barimo barakora investigation ariko ntibakubwiye ko barimo barakora investigating bagacicika bakakwihorera ukagenda uko wishakiye ukagira ngo ufite ubwenge bwinshi wabafulinze then bakagufata no kwa cyagiye ufite amafaranga udashaka no kuzishura back nicyo gihe hari umuntu nabajije nawe baje kwera iki ibyo bintu none niba bitemewe ko leta kuki itajya ibikurikirana ngo ibihagarike no barimo barakora investigation ntago abanyamerika bahita baza gutya ngo no bakora investigation yabo very slow itwara igihe ikindi cya kabiri baba bafite amakesi menshi y'ibindi byaha bibabaje ntago we niba wakoze ubujiji bwawe ugakora decision ya business nta ikindi cya kabiri nta kire kutanza ikirego kandi abantu benshi bajya bagira ibibazo muri ibi bintu ntago bajya batanga ibirego bahita birangira bakituriza akavuga twarari wenyine so rero biragoranye none na cya kintu twavugaga ko amakonte menshi abari offshore niko bazita baba barasiye muri biriya bihugu za Panama abantu benshi bahishamo ama business abantu bakora ubucuruzi butemewe babihisha muri ibyo bihugu hari ibihugu byitwa pays fiscal sinzi niba abantu babizi ibyo ni ibihugu ni ibihugu bigabanya bishyiraho kurinda abantu bakora business noneho bigatuma ubikayo imitungo yawe ntihagire umuntu uyibona so rero ni haya makonti bari noneho iyo bagiye gukurikirana basanga ariho ziri noneho rero wowe wigende hari ugakora konti yawe iri hano muri ntuza muri Chess hano hirya bari bugire gutyo bakata bagufungira nukazajya ubana n'igiceri cyata ngo Dani nta hano wamukura inde ari hehe iryo zina wasanga ritanaba turagiza kuri akana abantu batubabarire niba ntago turi kubaseka cyane ndimo ndaseka uzi impamvu nuko umuntu nyine atasubira inyuma ngo abwire buri muntu wese yabwiye wijya muri ibintu ngo amubwiye ngo I told you so ariko ubundi ni izina ngiye every time uko nabonaga abantu narababwiraga ibyo bintu mwabiretse ibyo bintu mwabiretse ngiye bamuhaye akazi ko kwamamaza rimwe njyaho tubwire kwamamaza tugapostinga tujya bakoraga ibirori hari ibirori bakoraga byo kwigisha bakarya bakanywa bakazana aba MC nge nabayeho MC rimwe njyaho amafaranga wowe wari ugiye mu kazi bara clocking in clocking out nge na clocking in clocking out hari n'ibyo no bakoraga akonaga bari byo nabyo bano bantu banabijyamo namwe mwabaye baskama for some reason hari ibintu bajyagamo no mukajya nko muri restaurant mwarangiza kurya bataba ngo ni mwifotoze ngo twohereze ngo izina ryo nanjye nshaka ngo tumwohereze ngo tumwereke ko ngo twagiye kuri business meeting why you lying yari strategy zo gukorera amafaranga gusa wenda icyo twavuga urumva niba ukorera umuntu hari ahantu kuri iyi si wari wabona CEO atakubwira amazina ye yombi umenye bio ni ukumenya imyirondoro y'umuntu muri gukorana tuvuge niba ari Chess mbitsa muri banki yitwa Chess CEO nushaka kujya kuri online yitwa gutya yizaha akora ibi niwe boss wacu amazina ye yombi ibintu nk'ibyo atuye aho twebwe ngo nitwa no hari abantu bavuga hari n'abantu bavugaga ngo tujya tuvugana nawe uraho disi ngo bara nabana barahayarinze bavugisha abantu bagenda bavugisha ntago mwavugishaga abandi nabo yahayarinze nabari marishura kuvugisha abantu bamwita ngo niwe Okay. Kefi ndashaka tuganire kuri ibi bintu rero. Topic ndi kubishaka tuganire ni ubuzima bw'umuntu muri Amerika mu diaspora cyangwa se mu immigrant umuntu wimukiye hano. Urumva hari ibyo byose ibyo by'amafaranga ariko hari n'ibindi byinshi. Tuvuge wenda iyo tumva twayigarukiza abantu bumvishe gusa abamama bacu wenda batabasobanukiye please guys mujyemo bakayafuru kabisa gushyiramo nk'abamama ntabyo babazi sibyo ntabyo babazi nk'ubu na AI ntagazingo ni iki yasigaye agiye kuri Facebook bakagira ngo birazya AI ngo bivuze ngo nejo hazaza izindi business n'izindi nk'ubu hari AI wenda dusoreze kuraka AI artificial intelligence ni uburyo bw'ubwenge bukorana busigaye buhari hari abantu neretse ejo bundi bakiri batoya bari abapapa bakiri bato ndayibabwira bavuga ati ni ibiki so bivuze ntabwo babizi babonaga bagakora nk'ifoto ya Trump cyangwa perezida ari kuvuga kuri iyo business bakavuga ngo perezida yivuze arimo aravuga kuri iyo business perezida hari inuze yaserikiye ya Trump ari kuvuga kuri business atavuga ati dore byayo na Trump yavuze kandi Trump ntabyo yize avuga bagakora ifoto
ngo bari guhereza igihembo barabasikaminze bari guhereza igihembo umuyobozi w'iyo kampani urabona bamuhaye n'igihembo bamwambitse n'ingofero y'uko ari intwari so rero ngo yahinduye ubuzima bw'abantu ngo bamuhaye igihembo cy'uko yahinduye ubuzima bw'abantu biriya bintu ni ibintu byo kuri interinete buranshatse n'ubu nafata Kefi ifoto ye ari kwamamaza business kandi Kefi atarigeze abivuga so abantu tumenye tekinoloji tugezemo nyine ko imeze n'ibindi yego twavuze kuri ibi ariko noneho hari reka mbabwire nicyo kintu nashaka kivugaho one day ari abantu bagiye basikaminga like umuntu akagwamagara kuri telefone noneho bingibi byo nta nubwo binasaba disi ngo wagiye ngo washoye amafaranga yawe reka da umuntu gusa akagwamagara kuri telefone akakubwira ukumva arimo arakubwira information zawe zose ahantu tuye nimero zawe everything then akagusaba wenda nka bank account nyine ibintu nyine biri personal wenda kuburyo ahita kwiba amafaranga nawe ubwo rero ukajyaho ukagira ngo uyu muntu nyine tuvuge akenshi bakunze kuvuga ngo ni social security cyangwa se ni IRS reka mbanze mbabwire urabona kutubwira ibyakubayeho IRS na social ntago bajye bahamagara abantu ibyo mugende mumenye umuntu azajya ahamagara akavuga ngo ni IRS cyangwa se ngo ni social IRS ni ikigo cy'imisoro social barayizi ntabwo bajya bahamagara abantu ni twebwe tubashaka ntabwo bajya badushaka iyo IRS gushaka ikohereza leta nibo barandika ntabwo bajya bahamagara social nabo I think nibo they don't ugomba wenyine gufigaringa out ukagenda wenyine ukajya kubareba ntago bajya bahamagara abantu umuntu azajya guhamagara kubesha ngo ni IRS cyangwa se ngo ni social ntukazajya wemera cyangwa bino bintu umuntu ahamagara kuvuga ngo watsindiye amafaranga ngo ohereze igihumbi ngo tukohereze ngo amafaranga watsindiye ngera umuntu yakoze namubwira ati it's okay natsindiye 5,000 kuramo ca gihumbi unyohereze bine I'm go with it twari igihumbi ngiye umpereza ibyo bine nta kibazo ngo nongo ntago ari gutyo bikora so ni ikindi bu benefiting mu kuko ni gute nakohereza umuntu igihumbi akampereza 2,000 nta mafaranga y'ubusa aba muri iki gihugu ibyo nabyo muzabimenya amafaranga yose ubonye urayakorera wenda mu yindi si wenda umuntu hano ntibibaho turakora amafaranga yose tugira muri account nayo uba wikoreye murabona nayo dukora baradutwara tukishura imisoro kanzwe so nuza mugende mubimenye yuko muri iki gihugu nta mafaranga y'ubusahari nta muntu uzahereza igihumbi ngo aguhereze 2,000 ibyo ntibibaho umuntu azajya guhamagara ngo ohereza bank account yango watsindiye amafaranga watsinze amafaranga hari amarushanwa yagiye ujyamo ibyo nabyo ugomba kubitekereza aya mafaranga natsindiye ngiye ari amarushanwa nagiyemo so amafaranga arimo aravuga natsindiye how na bya bindi batanga amafaranga muri lockdown uziko ari abantu iyo baherezaga menshi arenze uziko bagiye bayabishuza barayabishuje nta mafaranga muri iki gihugu ajya agenda gutya gusa n'urudolari rumwe uragwishura back nayo mpamvu mujya mubona iyo wagiye mu kazi wenda tuvuge ugakora umunsi umwe ukahita ukwitinga barakurikirana ku buryo bazakohereza amafaranga wakoreye wa munsi umwe hanga nta muntu ujya kurya amafaranga yawe nta n'umuntu ugomba nibyo ngibyo batubwira ibyakubayeho ukiza hano abantu benshi urumva yo tuje muri Amerika ntabwo tuzi ibintu bya hano kandi nayo maze nk'icyumweru naraje mara nk'icyumweru banjyana kuri social bampa social urumva bitwara nk'iyo process nk'ibyumweru 2 urumva nayo maze ibyumweru 2 muri Amerika ndi mushya mfite telefone nkibona social urumva kuko zino mpuza bintu byinshi ari gibebe no muri public n'iki nimero yanjye umuntu barahamagaye avuga icyongereza cyiza ari introduce avuga numva nyine ni ibintu biri byo kwa kundi bajya banabanza bakabwira ngo kanda ngo rimwe ngo bigiye ngo ndakanda haza aho umuntu aravuga hey iki ni ikigongo kimeze gutya ngo bashinzwe ngo fraude ngo nibiki ngo social ngo yanjye ngo bari kubona ngo niba hari umuntu ayikoresheje muri Texas ngo none ngo buriya niba hari umuntu ayikoresheje ngo bashobora ko arikoresha ibintu bitemewe ngo ese wabo bizi ndavuga ntabyo nzi ese wabaye muri Texas ndavuga ntago ndaba muri Texas nibwo nje nese ubwo si bakwibye ufite bank account ndavuga ndayifite nese bank account yari huriye kandi na social ubwo urumva ndi mushyashya nahise ngira n'ubwo ndavuga bino bintu biri seriye ufite bank account narifite bank account maze iminsi nyifunguje ariko nta n'ikintu kiriho niyo mahirwe arambaza bank account yawe niyihenda yimubwira ukoresha bank PNC none hariho amafaranga se ndavuga ntayo ngo yime ngo ndebe ndayimuha ngo yime ngo ndebe nyine
uri mushyashya rimaze ibyumweru bibiri birumvikana noneho nga nimugoroba wagiye ku kazi mbwira mutipe twakorana ndavuga mwana rero kuri social bampamagaye nzajya kuri social kuwa mbere kubambwiye ko harimo ikibazo arambwira ngo nabasikama ndavuga uyu mujama ntabyo abazi ngiye uwo twivuganiye aramuzi se ambwira ubuzima bwanjye bwose ambwira ibintu byose ubwo kuri social nagiyeyo mbibabwiye baraseka baravuga ngo ni scam ntago tujya duhamagara abantu ndumva hari n'itangazo bajya basohora buri gihe bavuga be aware of scammers ntukagiye utanga imyirondoro yawe ntabwo bajya bahamagara ntabwo leta ijya guhamagara ngo ikubaze ndetse leta niyo yakubaza ngo banki yawe ngo ikubaze ibiki no rumva ni ikibazo tubahamagara or ikintu navuga sibyo wenda umuntu yaguhamagara akubwiye kuri social like urumva nyine we amahoro uri bubone ni ukumenya yuko social really atero yaguhamagaye it's okay kupa numara gukupa hamagara none ntuhamagara ya nimero shakisha nimero ya social kuri Google ziba zihari ubahamagara none wowe ubabwira ngo mushakire iki bazakubwira ngo ntago tugukeneye nono ube sure basi kugira ngo ugire ayo mahoro hamagara back nimero no zabo nyazo cyangwa se niba ari IRS bahamagare back kuri nimero zabo cyangwa se ugeyo ukonfirminge ko atari bo baguhamagara niba wumva basi ari ibintu ugomba ariko reka kwita umuntu aguhamagara ngo ite wiyemera utuvuga uvuga ibintu byawe byose utange ama account number n'ibiki don't do it bajya banabikora kuri Instagram kuri Instagram ari ukuntu umuntu akohereza link abara aka link kari so short iyo ugaklikinzeho batatwara Instagram yawe urumva niba abantu ujye ubona ngo bahakinze ngo Instagram yanjye ngo bakoze ibiki na WhatsApp nayo bajya bikora kohereza nka link ugakanda don't ever gukanda kuri link bakoresha kuko niba link atari wayisabye uri muri ayikandira so niba kohereza link ukayikanda batatwara account yawe urumva rero bagakoresha ya account guscaminga abantu muziranye bareba abantu mujye mwandikirana muri message akataje dora tubibona abantu bapostinze ngo banyibye ngo bahakinze WhatsApp yanjye no rero ari kuntu babigenza bagafata ya Instagram yawe akatabashiraho akunda gushaka amamodoka amafaranga iyo munye Instagram y'umuntu hari amafaranga amamodoka baba baramuskaninze bagashira amafaranga amamodoka n'ibiki byose no barangiza bakahita bandikira abantu ziranye nabo bakavuga tuvugenda nka tofa reba ubu ngubu kuri Cash App abantu banyoreje amafaranga dore naguze n'imodoka nsigaye ngira inzu umva bino bintu bi legit naye wabikora kwako umuntu kwandikiye ari umuntu usanzwe uzi ni umuntu musengana urumva nta muntu ntago yakubesha ukatavuga ati none ohereza amafaranga kuri Cash App nyohereza wenda nk'ibihumbi 5 cyangwa se ibihumbi 5 cyangwa 500 maybe ndahita nkohereza ibihumbi 20 ndahita nkohereza ibihumbi 10 kubera ko ari umuntu muri abikubwira ari umuntu uzi kandi arimo arakwereka ko nawe byamubayeho like baramwohereje ukahita wemera ukahita ubumwohereje ya 500 cyangwa se igihumbi 5 yagusabye akata kohereza ka link nawe ka link wagaclick nawe Instagram nawe kabirage akata koresha nawe ya Instagram ya guscaminga abandi ni gutyo bajya scaminga kuri Instagram naho kuri WhatsApp I think nabone link ibya WhatsApp ntabyo nzi ngenge mbibona kuri Instagram abantu bahora banyuriza amane ukabikandaho bagahita bakohereza nk'agakode sinzi baza ari kode ibintu ushyiramo agahita yibona agahita akwiba WhatsApp noneho akaba yandikiye Kefi urumva nkanjye nandikiye Kefi nyohereza kuri zere nyohereze igihumbi kuri zere ukahita ubikora kwako tuziranye numva naye kuko ntago natekereza yuko uri murambeje none kubera iki ubiyohere ngiye mvuga kubera iki utabanza uhamagare Tofa umubaze Tofa ukeneye igihumbi wumve ko ari nanjye koko ahubwo bahita bohereza ujye usanga abantu babibye amafaranga wanyandikira arambwira ngo my grandma ngo ararwaye ngo ambore ngo ukameza umuntu duherukana kera ngo grandma wanjye ararwaye ngo ambore ngo ukanyohereza amafaranga runaka ndambwira amafaranga ntayo mfite ako ukunda amafaranga ngiye ndakunda nta muntu yayankuramo nta muntu umva wambesha ibindi ako bintu byanye n'amafaranga nabyo wambesha no ndambwira but I'll call you back ndaza guhamagara ndamamagara mbwira ngumva ngo banyibye Instagram yanjye nta nubwo ari nanjye ngo abantu bose barimo baramagara bambwira ngo ndimo ndabandikira ngo mbasaba amafaranga ngo kandi ngo Instagram yanjye barayiye ikindi kintu gitangaje ujye ubona umuntu nk'umusaza akwandikiye mu cyongereza kandi urabizi ko nta cyongereza none ubwo urumva ibyo bintu cyangwa se agashiraho utu emoji none bakunda kujya mu magroupe y'ubukwe niho bakunda gukuramo marimera agahita mu magroupe y'ubukwe agahera ku wa mbere urumva nk'umuntu uzi afite n'ubukwe none akagusaba amafaranga y'abantu gihe tubikora wiruka so rero abantu bagomba kumenya ibyo bintu kuko tubibona hari nk'umumama twari turi kumwe narindi kujya ahantu ahitaza ngo nyitabira aba bantu
kubera wewe bumvise umuntu amuhamagara kuvuga icyongereza ahita yumva ko ari ibintu biri seri. Ikintu cya mbere ni leta yaguhamagara kuri WhatsApp ni iyihe? Baramubwiye kuri WhatsApp. Ubwo hari leta nta WhatsApp number I promise you nta leta izaguhamagara kuri WhatsApp. Nta guverinoma cyaguhamagara kuri WhatsApp. Uwo ni umuhinduri wihinde bahaye akazi ko. Ubwo navuganye nawe ndavuga hello ngo niba ari kumubaza ngo umukobwa ngo witwa runaka yari umukobwa we akayiba ngo yengo ino ngo ndamuzi ari kubimubaza ngo afite ubukwe ngo bafite ngo inama ngo ya Zoom link ngo giye kumwohereza ngo Zoom ngo link ngo y'inama bafite. Iyo link wanasanga ari link yo ku ya ibyo yaragiye kumwohereza yaragiye kumwiba. No mitamubwira waretse guscaminga abantu. Ubwo rero yese yumva ahita avuga ngo ahita kupa. Bahita bakupa biruka. No hari n'undi yaratumye ngo abantu ngo mwego muri ibicucu arabivuga gutyo. Kubera ko nyine yabikoze umwe babiri batatu kandi bakabarya amafaranga. So tugomba kumenya ibintu twose. Kandi ntago bino bintu buri ari abantu ntibanagire ngo naba no muri community yacu gusa no n'abanyamerika bajya bascaminga bano bakecuru akenshi abakecuru barabascaminga la. Hari umugore yigeze gushira kuri news bamukoze bino by'intuza bya social ngo social yaramuhamagaye ngo barangize nyine bamurambwa ngo nazane bank account yiwe umva yarafite imyaka 70 na bahise batwara amafaranga yose ari muri account ye yose ya savings ubuzima bwe bwose. Yaje kuri ntuza arimo ararira ngo yabuze uko yishura inzu bamutwaye inzu urumva wananiwe kwishura mortgage bahita bayitwara bamutwaye inzu yahise aba homeless afite imyaka 70 ari umuntu wakoze ubuzima bwe bwose kubera gusa telefone yitabye atanga account yiwe baramuscaminga nuko byagenze. Hari ivuze ibyo by'abazungu cyaba hano ntago ujye ukabona ngo Nigerian prince ngo mu Nigerian prince abazungu bajya bababwira ngo rero ngo ndi umwami ngo muri Afrika ngo papa njye umwami ndashaka umwami kazi ngo niba ngo nabuze wenda ukuntu mva hano ngo ariko ngo wacu dufite amamiliyoni menshi ngo rero ngo nyohereza yango nanjye ngo nzahita nza ngo ngusange. Abazungu bavuga ngo mari Nigerian prince yarampamagaye mbonye umugabo w'umunani w'umwami. So urumva bibaho cyane. Ubwo ikintu cyose utazi utakoze ntukenge wemera kuko ntago ari wowe wabikoze. Niba umuntu aguhamagaye nta gahunda mufitanye gute umva ko biri byo. So nibyo bintu byose abantu bagomba kumenya. The last one I wanted to talk about cyane muri ibyo turi kuvuga by'ubuzima bw'umuntu hano. Nyuma y'ibyo byose umuntu ashaka gute kugira anirinde kuko ibi biterwa impamvu tubijyamo biterwa nuko nta yindi choice tuba dufite wenda nta kazi. Hari n'ikindi tutavuzeho abantu bagiye bakora zino business bafata imfashanyo za leta bakajya ngo babihagarika kwera babonye ko bakorera amafaranga. Yo numvishije ibyo bintu ari umuntu yarabonye arimo arakora bino bye kano kari ubu ngo arangeze ahamagara kuri ntuza aravuga ngo nabonye akazi ntago nkikeneye ubufasha bakuraho mategeko nyine babwira ko ubivuga bavuga yuko niba wabonye akazi ugomba kuri potinga iwe disi yarazinga ibintu arimo disi bireje nta nubwo muri government babizi yuko uri murabikora ntabyo bari kwicecekera. Aragenda bakata food stamp bakata iza ketchup barayikata none harangize bimare kurangira ubu ngubu byashize aragenda ajya kubabwira ngo bya bintu ntago byari byo none ndashaka mu ngarurire food stamp yanjye na barambwira ngo ngende uzane impapuro zigaragaza ibyo uri muravuga. Arazikura ntazigera abona food stamp ntazigera abona ketchup araho ngaho ejo ndazaba bamwirukanye we homeless kubera gusa decision akantu gato ya makings akifata akajya mu bintu adasobanukiwe. So Kefi uri muri department za employment mufasha n'abantu gushaka akazi. Ikintu nshaka ko dusorezaho kubera ko ibintu byose tubikora kubera ko turi hopeless cyangwa se twabuze turi desperate. Nta ubwo navuga ko nyine ni kwa kundi uvuga nta yandi mahirwe mfite y'ikindi kintu nakora reka mpfe gukora ibi ngibi. None ni gute umuntu yakuba ku buzima bwe neza agashaka akazi akakabona yamara kubona akazi nyine akabaho ubuzima busanzwe wenda ariko afite ibintu akora ntajya akora ibintu kubera ko nta yandi mahitamo afite. Nko muri department y'akazi ni ibihe bintu kugeza isaha wavuga abantu bakwiye kwirinda kugira babone imirimo kuko usanga abantu birirwa bavuga ngo twabajyanye gushaka akazi ariko ntibabone akazi. Why? Kubera icyo abantu batari kubona akazi Kefi? Okay so ikibazo turimo turagira right abantu icyambere nta cyongereza sibyo sinzi ibintu byabaye hano muri state ariko banze gutanga akazi ku bantu batazi icyongereza sibyo. Ikindi
hari nk'igihe urumva akazi twege dukorana nako gushakira abantu akazi right so nk'igihe tugenda ku ma job fair tuba turashakisha hano muri area nyine nihe barimo barakora ama job fair tugatwara abanani bacu aba client bacu tukajya kubashakira akazi but every time iyo tuhageze twasanze buriya abantu muri community yacu tugira akavuyo urumva twege twagiye turahagera tukabashira bose ahantu mu gatubona uburyo tubafasha with ku applyinga n'ibiki byose but then akavuyo n'umuntu wari ugiye kuduhereza iyo opportunity yabona ukuntu bamwe baritwara akavuga never mind ntabwo ngiye nakora n'abantu bafite akavuyo gutya nari ndimo ndavugana n'abantu bamwe babiri nyine bamwe mu bo dufasha bamwe barambwira ngo bigeze kujya gushaka akazi bari abantu 5 none umuntu wari ugiye kubafasha bari bakiri ku murongo bataranamuvugisha atababwira ngo muvuge gahoro ngo nimuvuga cyane ndaclosinga computer ntahe barambwira why nta kintu twavuze ngo always ngabana muri community yanyu ngiyo natangiye kubafasha ngo mutangira kuvuga cyane mukantonganya ngo kandi aravuga ati nimuvuga cyane cyangwa bakibarira n'inkuru zabo cyangwa ugasanga barimo baravuga inkuru zabo mwo barazivuga cyane hari n'igihe umuntu abarimo aragufasha uri muri arimo aragufasha umuntu like wasanze muri office arimo aragufasha bagwamagara kuri telefone ukatuhaguruka akajya kwitaba telefone ako kantu njya nkabona abantu urimo urajya kwitaba telefone ugira ngo telefone niba bayihamagaye ugomba kwitaba ngo nitegeko si ngombwa yuko niba umuntu aguhamagaye ugomba kwitaba wavuga wamubaza can I for 1 minute ukamubwira ati niba byihutirwa ndi muri and that's niba ari emergency niba ari ibintu byihutirwa kandi emergency umenya ko witabye so nutanitabye emergency numenya ko ari emergency byaba byiza utanitabye kuko nawe ibintu urimo bifite akamaro probably kurusha no telefone kurusha umuntu urimo araguhamagara so akenshi ba picking ama telefone mbese ntabwo bazi urabona abanyamerika ari ukuntu bajya bitwara right abanyamerika bo ntabwo bakumenya ngo ko wavuze bareba physical appearance ukuntu uri muri itwara the way you carry yourself ukuntu uvuga ukuntu just everything about you ukuntu wambaye the way you dressed like nk'ubu ngubu tugenda ku ma job fair umuntu akaza yambaye agafiri na agaki kakandi baje bararana ushira mu musatsi kugira umusatsi akaza gusaba akazi akaza yambaye agafiri kandi aje gusaba akazi apana ngo aje gusaba akazi aje kuri job interview kuri interview akaza yambaye agafiri like ibyo ni ibintu bitumvikana physical appearance ni ikintu gifite akamaro especially muri iki gihugu kuko ntago umuntu abazi ngo nihe class agushiramo so akujudginga physically ukuntu uri muri itwara nyine ukuntu umeze tu ni gutyo bakujudginga ubundi twegekera tukiza iyo umu case worker yagutwaraga for job interview yakubwiraga n'uburyo ugomba kwambara ari igihe bagusubizaga genda wambare gutya na gutya wambaye ntago ariko ukagenda wambaye biri akore ariko kwambara kuvuga dufite uburyo twambara biri bya gakondo yacu wenda tudahindura sinzi agafire niba ari kuvuze gusa ariko hari ukuntu dutega n'ibitambaro mu mutwe kwambara nk'ibitenge ibintu nk'ibyo none nibyo uri kuvuga ko biba bitajyanye n'aho uri cyangwa okay uzarebe right ahanga bagiye bavuga wambara bitewe n'ahantu ugiye ahantu hose ugiye haba hari uburyo ugomba kwambara sibyo niba ugiye for a job interview ugomba ugiye kuri interview y'akazi nubwo waba uzakora muri McDonald's ugomba kugenda wambaye neza muri interview y'akazi ugomba kwambara neza profession okay ntiwambare costume n'ibiki ariko nk'umuhungu gutyo wambaye ugiye gushaka akazi wambaye gutyo wambaye neza pe ariko ubyo uvuze by'ibitenge na Bibiliya irabivuga nimugera he Roma act like what witware nk'abaromani why Bibiliya yabivuze I'm not saying ngo uzagende gusenga wambaye nk'umuntu ugiye kandi mu kazi cyangwa se wambaye ipantaro niba ari byo bari requesting wambaye ipantaro no nujye gusenga mbari igitenge cyawe nta wakubwiye ngo uhindure umuco ariko niba ugiye gushaka akazi bakagusaba ari nk'abantu tujya gushakira akazi bakababwira ngo uniforme ni ipantaro y'umukara t-shirt tuzajya tuyibahereza wenda n'inkweto zifunze akatabwira umuntu ngo ngiye ntabwo nakwambara ipantaro kandi ari desperate kubona akazi ashaka akazi ariko akavuga ngo ntago azigera yambara ipantaro ushaka akazi nta kushaka nta wakubwiye ngo wambare ipantaro ubuzima bwawe bwose no wambare hari n'ukuntu wagenda muri company sibyo wambaye ipantaro ugatwara igitenge ukagishira mu ishakoshi sibyo none waba ugiye gusohoka umuntu uje kugufata ukatushiraho igitenge ku buryo nta muntu hanze uzigera kubona wambaye iyo pantaro so message twitwareke twambare neza niba mu kazi basaba ngo wambare a certain way byambare kuko nibyo basaba
ni intuza yabo ni amategeko yabo right and also sometimes aba actually ari for safety biroroshe kuba ari amakanzu yafatwa nko mu byuma cause akenshi usanga like abantu bamwe barakora mu bintu by'ibyuma right ni for safety ntabwo bamwe baranga umuco wawe ariko nabo barimo baririnda yuko uzakora accident muri mu kazi kabo bakishura igitenge biroroshe ko igitenge cyafatwa muri bino byuma right ariko ipantaro ntabwo yapfa gufatwa cyangwa se legging ntabwo yapfa gufatwa wowe ambara uko bakusabye kwambara and akenshi babifata ngo like okay ntabwo ndi bujye into kajyanye n'isuku se ibyo byo nono ibyo byo urumva dusigaye iminota mike ndagenda nihuta isuku yo please twakoresheje deodorant can we do that no turi muri kuvuga icyongereza kandi arayibona dukoreshe dodora ni dodora harya kakanu bafata bagasiga hano apana gusiga ku mwenda usiga ku mubiri wawe hano bahita gute mukwaha kakanu basiga mu kwaha bagasiga aha uzajya I don't think yuko hari deodora irenza amadolari 10 kandi nta muntu n'umwe uri hano udashaka kubona amadolari 10 nutayabona wasaba umuntu yewe umva wasaba umuntu ayo yayaguha amadolari 10 yo kugira isige deodorant parfait muyihorere parfait ntago ari ngombwa isiga deodorant and then ubungubu turi muri summer of course turimo turasweating buri muntu wese trust me natwe tutayisize ntabwo twahumura neza buri muntu wese uhumeka umubiri ugahumeka arashaka kudahumura neza atitayeho wisige deodora gusa nta muntu uvuze ngo wisige parfum isige deodora wambara imyenda isa neza niba uje gushaka akazi please mukurema agafire nako mu cumba ugasige mu cumba then usokoza agasatsi kawe ukagire neza agasatsi kawe kanatirere cyangwa se niba ari umusatsi usutse whatever ariko ntiwambara agafire hano muri Amerika agafire kari so like n'umwanda mbese baragasuzugura yeah and also like ukuntu wambara abantu bagusuzugura just kwe ukuntu waje wambaye bigatuma abona yuko atagushaka dusoze ariko nashakaga kuvuga ko hari igihe wavuga gutyo nkumva uri gushinja abantu bacu kandi muri abanyamerika benshi ko batambara neza wari wababona ahantu ujye babona hehe abo batabambaye neza ni hehe uba wagiye okay reka nze nguhereze akantu uzakora sibyo uzagende muri Walmart urebe ukuntu abantu bambaye sibyo nurangiza same day ugende ujye muri Target urebe n'ukuntu bambaye urashaka nkukomereze nunashaka kandi ugende muri Costco cyangwa se Sam's Club naho urebe ukuntu bambaye uzasanga bitandukanye do it uzabikore cyangwa ngwereze ikindi uzagende muri mall ugende ngiyewe nakoraga muri mall nk'ibyo by'akazi abandi bo bagiye ku kazi gushaka akazi abanyamerika bo basa neza agenda asa neza nubwo aba ari umuhomeless ajya ashakisha agashati agashaka n'ipantaro akajya gushaka akazi asa neza ntago yagenda asa nk'umuhomeless ntibiba kuko agiye asa nk'umuhomeless ntago bamuhereza akazi hari igihe abantu bazi dissing umuntu bahumuna akazi bitewe na experience bitewe nuko bafite skills no bavuga ngo nese ko ari warehousing ubundi ndambara neza byinshi no ukuntu wambara mu kazi ntago ari ko wambara muri interview kwambara muri interview buryo wambara muri interview biratandukanye n'ukuntu wambara ariko wakwambara nabi ariko basi ugahumura neza ahubwo wakwambara nawe kugahumura neza fair so murakoze cyane iyi topic tuzayivugaho neza next Friday uyu munsi Tofa nuko arashaka yuko dukorana kino kiganiro ba next Friday tuzavugana cyane tujye deep muri ibi bintu bijyanye na physical appearance cause I feel like it is part of the reason why abantu bamwe batabona opportunities zimwe kubera ukuntu representing yourself cause ndi umu CEO ntanga akazi ntago nashaka ko umuntu azanzira muri company azajya ahora abangamira abantu bari kumwe abantu banakwitinga kubera iyo mpamvu like cyangwa se agahora complaining so we will talk about it tuzajya deep tubivugeho neza twavuze ku bintu byinshi twavuze ubuzima bwa hano muri Amerika ubuzima bw'umu diaspora umu immigrant umuntu utuye hano baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye ndakeka ibyo twavuze wenda hari ibintu wungutsemo ugiye muri comment nawe watanga igitekerezo cyawe ushyireho comment n'ibintu wavugaho kugira ngo twumve ko ibyo twaganiriye wenda ari ikintu byadufashije murakoze cyane tuzagaruka ku bindi biganiro nakagaruka Kefi wakoze cyane to find Kefi next time nakoze see you guys next Friday